ndabona umukwe wawe wihanganye, ndabona ukuntu yabaye mu buryo budasanzwe, navuga ngo nagahinda nkomeje kwihanganisha. Byagenze gute se kugira ngo aze kumera gutya Ange? Nanjye nabonye biza gutya, nta bintu byinshi byo kuvuga. Yo ihangane, umusayegera hino, komera ihangane kandi nawe navuga icyo navuga. egera hino nanjye hari umuntu wigeze kumva, ariko ntabwo mbyemera. Uyu mukobwa bagize umujinya kubera yuko ari we twari dushingiye mu muryango, bagize umujinya, niyo mpamvu. Ranzi Yesu no Mito Boy P Onika Suez bakashaka amasuza wanaho umugisha kandi ikomeze ibarinde ku mugabo bagiye gukorana ubukwe nkawe nk'inshuti ye. Urukundo ntabwo nabyakiriye. ihangane sibyo, ihangane. Harya biraza kugenda neza. Wowe uyu mugeni namufana iki? Ni umusore cyangwa umugeni? Njyewe narindi N'urugendo TV nshobora kwese subscribe na roho mu byo ukora byose. Aujourd'hui tout de suite à ce moment ahangaha nibereye mu mihanda, ndaje gutembera aho twanzanye ahangaha urimo kumbona. Hari umushiti wanjye uhamagaye mu kanya arambwira ati Pionika atari ikigara, navuga nti wapi, ntago ndi ikiganje natembereye. Yumvise aho ndi kariho naho ari, arambwira ati hari ahantu hari umugabo atubona dusanzwe kabagenda aribo basarira mu bukwe, atari ku mugabo hano yasaze biteye ubwoba. Ndakeka urusaku muri no kurwumva aho ngaho ku makamera, kuri mikoro cyangwa se ku matelefone cyangwa televiziyo zanyu, urusaku rurimo kumvikana da. Nanjye kanjye ndebe uwo mugabo ushaka kudakora ubukwe, ushaka kunywa gasururu, manze ndebe ngo bimeze bite, ushaka kugira ngo sinywa gasururu kandi nk'inshuti n'abavandimwe ari bakabariye, nanjye nakanywa da, kankagere ndebe ibyari bye. Ibintu birandenze. Bavuga ko bono bukwe ubundi ngo baje gufata umugeni cyangwa se kumutora ku isaha y'isa 7, ariko njyewe naje kuhagera saa 9. Kiragiye mubona ntangira hari saa 9. Ubu ngubu bigeze ku isaha 7:41, amasegonda sinavuga ko ahise ahinduka. Nkira ahangaha ntegereje kugira ngo nze kumenya ese niki cyatumye umukwe yinjira mwana ya televiziyo nciye ku mutwe ikese. Ndavuga none uko ntinya amacupa njye mwene muze umurokore, ndavuga biteye ubwoba, ariko ndavuga ibyanga byakunda tegereza nze kumenya icyari cyo. Uko ndi mo kubireba urabona ko batuje. Ubu ngubu none nabaganiriza nkagera nkumva ikintu bavuga. Kwizera utya tugere, reka tuhagere twumve noneho ngo byagenze gute. Akeka ubu ngubu ko ndi kubana noneho umukwe none bamwemeje
akavuyo yari afite ndabona kavuyemo yakomera cyane yego se navuga ngo mwihangane kandi mukomeze mukomere witwa ndese nitwa Rine witwa Rine ari twaje ngaha batubwira ngo mu kwaruko nari kugaragara tuza gusanga mwe bikomeje kurushaho byagenze gute ubundi nyine twaje mu bukwe mu gitondo bigenda gutya kuva mu gitondo uko biri amaze gutuza Mare hangane oya ntabwo bishoboka se ubu nakwihangana ashingiye ihangane bibaho ihangane bibaho sibyo se ntabwo bishoboka none twari tuje mu birori tubona byatangiye kugenda neza none reba ukuntu bigenda none se buriya bari kumwica kuriya baho oya we intege nikomera cyane umukwe wawe wihanganye ndabona ukuntu yabaye mu buryo budasanzwe navuga ngo nagahinda nkomeje kwihanganisha byagenze gute se kugira ngo aze kumera gutya Anje nanjye nabonye biza gutya nta bintu ufite byinshi byo kuvuga yo ihangane umusayigera hino komera ihangane kandi nawe ndabona uri umunyamakuru ariko uko biri kose ntabwo nyine uyu mujene nyine uyu mujene twabanaga ninjye ubundi tubana ubwo se urabona uko byagenze kuba muri geto niwe mwabanaga njye niwe twabanaga tumaranye imyaka igera muri 3 uko byagenze kose ese byaba ari neza arakubikubwirira n'imbere nta kibazo bambwira kugira abanyarwanda bamenye ngo niki cyabaye kugira umuntu aze kumera kuri iki uyu mujene wanjye yakundanye nyine n'umubebi uyu nguyu atari uyu bakoranye ubukwe kuko iyo bakoranye ubukwe nawe bavuganaga ariko bitari cyane biteye imbere by'uko nyine bari gukora ubwo bukwe nyine njye ntabwo nabaraga ahubwo hari undi w'umudiaspora uba hanze umudiaspora nyine n'uburyo uyu mujene wanjye ajya no kubimbwira ko agiye gukoresha ubukwe ngo wajya no gukoresha ubukwe njye nari nzi ko ari uwo wanze bagiye gukorana ubukwe nyine ariko natunguwe nuko byabaye uyu kandi wowe wundi nawe twajyaga tuvugana kuri WhatsApp n'iki nk'inshuti ye nyine muba hafi ubwo se uwo mukobwa mu diaspora bakundaga niwe wamuroze bikaba byagenze uko ngoko byashoboka ko nta kindi kibazo yigeze agira na rimwe muzi neza inshuro zose twarabanye nta kindi kibazo yigeze agira niwe waba wamugirishije gutya nanyaga nzamurogesha kutabimubwiye nk'inshuti yanjye nyine ngewe ubwo nyine ntabwo wajya mu bintu by'umuntu cyane ngo byinjiremo inshuro zose ariko uko biri kose uwo mudada niwe mani wabikoze uwo mubebi egera hino nanjye hari umuntu wigeze kumfasha kera byambayeho nk'ibi ngibi ariko hari umuntu ushaka kudufasha naguha nimero akadufasha kudufasha nyine uyu muntu tukamuvuza bakamuvuza reka nze umumbwire mwinshi nawe mama numva icyo bari gutangaza mama mukomere mwihangane umukwe wanjye yaranguriye na televiziyo koko none koko nuko bigenze ni ukuvuga ngo ni wowe mama umukobwa w'umukobwa yanjye televiziyo nkabona bari kwishimana nkabona bameze neza mu rugo nanjye bikanshimisha none ntangajwe nuko bigenze guca kuko aje gufata umugeni mana kuko ndagira nte ni ukuvuga ngo iriya televiziyo amenye ni nawe yikuguriye ni wari warayinguriye ari kunshimisha bakankorera utuntu tunshimishije twiza ababyeyi bahandi bakangirira umujinya ariko noneho bo nkaba nabo baranshimishije iwanyu isaba hari umuntu wari warigeze kurogwaho byibuze bwa mbere ntawe rwose nta muntu waba byagendekeye guco ubukwe bwanjye bwari bugiye kugenda neza ariko sinzi uko bigenze mwihangane ndaje muzo mubwire kamanze mbaze uyu mukobwa ndaje umbwire uyu mukobwa mwari muziranye kuba ngibi bibaye ku mugabo bagiye gukorana ubukwe nkawe nk'inshuti ye urukundo ufite bidasanzwe ntabwo nabyakiriye ihangane sibyo ihangane harya biraza kugenda neza
uyareba wowe uyu mugeni namupfana iki ni umusore cyangwa umugeni njyewe nari umukobwa wo kwa nyina wabo ba mama n'ibyene nyina ariko hari umuntu narindi umwana rwose nanjye najanye y'umwana yagize ikibazo barambwira ngo nta mahembe bamwoherereje rwose ubu ngubu ntabwo nzi ukuntu bigenze ubu ngubu ni abantu ubu ni abantu ariko ntabwo mbyemera uyu mukobwa bagize umujinya kubera yuko ari we twari dushingiye mu muryango bagize umujinya niyo mpamvu babikoze reka no egera imbere wo bwire izo nimero nuwe muntu yeze kudufasha n'umuganga yeze kudufasha nyereka ndebe izo nimero hamagare no ufashe mwaka byawe cyangwa hamagare numve kubusora batapfuye ubundi muri mana niyo muntu ufashe mama mudogo reba nawe mumurika dukamagare muganga allo muga mwiriwe neza wahura mwize nje nitwa Unikandi umunyamakuru yego natembere ndeba ngo ngiye nivumbire ku gasururu ako nabonye ubukwe bwaho bwazambye hari umusaza uje aravuga ngo bigeze kumufasha kuko umusore ari bari kuvuga ngo bamuroze sinzi ba nakubwira ukuntu ameze ukumva ibimenyetso ukajya reba niba ari ikintu wabafasha yego tubwira amazina ye utubwire n'uko ameze amazina ngo yitwa Eric ko ndi kubona se uyu mwana w'umuhungu yahereye kare ntabwo ibintu ari iby'aka kanya ndabona yahereye kare yego none njye nahageze saa 9 yahereye kare ndabona bamuhamagariye nibyo umaze kwira uyu mwana bamuhereye kare rwose kandi ndabona n'umuntu yahemukiye ari umwana w'umukobwa yahemukiye w'umudiyasipora wamurogesheje bigaragara ko yaba yaramuhemukiye byahereye kare byahereye kare bigaragara ko yaba yaramuhemukiye nibyo muga rero ikintu gishoboka ni ukumufasha muga dufashe akishyura ibintu yagiye amuha dufashe dushaka ayo mafaranga yamuhaye se yego kanigire hirya numve abantu bari kuvuga cyane yego ntibatuze abo bantu kugira ngo mutuze muganga avuge kugira ngo mwumve ibyo muri gukora batuze kugira ngo twumvikane mutuze muganga avuge ikintu gishoboka ni ugusubiza ibintu yamuhaye yego ngiye kumufasha mu byumweru 2 naba atarabisubiza nanjye ntabwo nshyigikira ibi nzamuka iyo nsanze uri mukuri ndagufasha nkanaguhorera nkaguhagararaho ariko iyo nsanze kuko ngo ndi muganga ntabwo bivuze ko ntagushyigikira mu bikorwa ntabwo ngiye nshyigikira ibibi rero ndamufasha mu byumweru 2 ngiye kubakorera ikintu kigaragaza ko mufashije yego noneho mu byumweru 2 naba nta kintu arakora agenda atuze naba ntacyo arakora nzamureka yego nzamureka kuko umwana yahemukiye nawe yirwanagaho yego wamubereye kare nafata umutwaro muhanagure mu maso namara kumuhanagura mu maso afata umutwaro awurambike igikombe kirimo amazi amusomeshe namara kumusomesha mufata amazi asomye muyamena kuri uwo mutwaro murebe ukuntu umwana bari mwumva ikintu muga umwanaguze mu maso nimubona urongera umbwire mwese muga ari buze gukira ko mari nka parewe wowe ugiye gukora ugiye gufata ngo umushwara umuhanagure mu maso numara kumanagura mu maso ufata umushwara umeneho arya niho baramenaho amazi cyangwa amazi baramusoma umva icyo ngaho egera imbere ukora ibyo bakubwiye pare reka mbikore
Wamaze kubikora byose bose muri kubona ari bukire biraracira arikoroherwa ukuntu yakundanaga na ibintu bitukura se amaye bose ibintu nibyari yanyu shimwe mana shimwe muzirajyana icyubahiro mana umbabariye agakira ni ukuri nagushima mukamamagare muganga nongere mugire ibibaye ni ukuri basi mumfashe mu ceceke muganga ariko ubwo ari guhumeka mureke mpamagare muganga avuye ibyo bizimu bitatu simwe muzina rya Yesu amaye nka data tangaza bibaho di ntabwo mbyumva ibi bintu nibyo bari bamuroze biri kwaka umuriro se ubwo uburozi bwaka umuriro paregera hino bamuja pararihegera hino twumve tumubwire ibibaye yego muga Halo bya bintu babikoze mubonye iki haje umuriro tubona hagize urufuro rwinshi ariko tubona atujemo gakeya uko mubonye uwo muriro watse uwo mutwara mu muhanaguje niko n'ibyari birimo byose mbitwite umutwara wahiye washize ibimurimo byose birahiye mutega amatwi mwumve mujye mutega amatwi ibimurimo byose niko mbitwite ariko umukungugu uragumaho bivuze ngo nibirenga icyumweru atarubahiriza ibyo mubwiye ngakiranuke uko mubona ameze niko azasubira uko bimurimo byose niko mbitwitse uwo muswara uhiye birahiye ariko umukungugu uragumaho nibirenga aho niba hari ababyeyi be babyumve nibirenga icyumweru atarakiranuka ku wundi mwana yahemukiye ngamusubize ibyo ariko uzi kurya umukobwa amafaranga wamara kuyarya ukanamureka ibi bintu byo kurya abakobwa murya abakobwa utwabo n'abakobwa bajya babikora bakarya iby'abahungu uko ni ubuhemu yari yaramaze kumwerekana mu miryango bazi ko umwana w'umukobwa ari we bazabana aramuhemukiye rero sisubikira ibibi bimurimo ndabitwitse kandi sinemera ko abantu barengana ariko nubwo mbitwitse nyuma y'icyumweru azaba amaze kwishyura ibyo abandi yariye kugira ngo akomeze ubuzima buzima yego izindi ndakomeza mukurikirane ubwo ku muntu wundi wabona ibitangaza nk'ibi ngibi akavuga ati umuganga namukenera mbere na mbere indwara zindi muvura ku buryo umuntu yabifuza ni izihe uyu muganga nanjye nshobora kuba ndwaye mbere na mbere izindi ndwara mumuvura ni izihe tuvura kugumirwa ubugumba kutabyara amashetani kwibwa abantu bibwa ibyabo turabigaruza n'ibindi byinshi bitandukanye ntiriwe ndondorera aha gukora nk'utera imbere inyatsi gukora bikanga kutagira igikundiro abantu ni byinshi bitandukanye abantu bakampamagara bakambura ari uko ndi mu kazi umuntu ntakwiye kurambirwa ngo abireke ngo yambuze urakomeza ukagerageza noneho waba ufite WhatsApp bikarushaho ukanyandikira aho mba ndi bubonekere hose mba ndi bugusubize
sawa rero mukomeze mugubwe neza abo bantu bubahirize gahunda mbabwiye umurwayi wabo arakira kandi bibera isomo ari we wese uhemuka. Murakoze cyane. Yego. Yeah. So kuba dukurikiye rero nuko bigenze umusore mubonye uko abaye then na muganga umukora ibitangaza muramubonye. Cyo nababwira mukomeze mwihangane bagasubira nyine mukabike muzakomubutaha. Njyewe nitwa P Onika Swe